ikintu nge namubwira ni uko yaneye agahinda kenshi agatuma mbaho ubuzima bubi cyane kandi na n'ubu nyibubamo kuko nagezeho nkumva umwana wanjye namutanga. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomezwe natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi kuko muri batiri kuri umutumirwa wacu ni umukobwa cyangwa se ni umumama, niwe tugiye kuba tuganira ku buzima bwe bugiye butandukanye. Reka tuze tumwakire tumuhereze ikaze, tangira twibwira ubundi tuganire tuziranye. Tubaye ikaze. Yego. Amazina yanjye ni Uwiragiye Mariya. Uwiragiye Mariya. Yego. Umeze ute Mariya? Ubu ngubu umeze neza ndashima Imana nubwo atari cyane ariko uko biri meze neza. Urashima Imana ariko ntago ari cyane. Ntago ari cyane. Utavuga duseka atari cyane. Turabizi twese ntago bari cyane ariko kumwihariko ku giti cyawe ntushobora kuvuga impamvu atari cyane tukayisangiza n'abakunzi bacu. Impamvu atari cyane urabona ndi umukobwa ukuze ariko nyine ukora akazi ko mu rugo. Urakuze? Ndakuze. Ufite imyaka ingahe Mari? Imyaka 22. 20 urumva wakuze koko utabeshye? Ndakuze da. Ndakuze. Ariko ukuzemo da imyaka y'ubukure warayirengeje. Niyo ko wakubaka warayigejeje. Ariko uracyakora akazi ko mu rugo? Ndagakora. Wenda kugira ngo tuze kuganira neza, reka duhere wenda ku mpamvu yatumye ukora akazi ko mu rugo kandi umugani wawe wumva ko ukuze. Ku mpamvu njyewe mereye ku buzima bwanjye bwo mu bwana bwanjye. Mama yatubyaye nyine turi abana batandatu. Nakuriye mu muryango wa papa na mama, ariko nyuma nyine ku myaka 8 papa nyine aza kutwihakana avuga ko atatubyaye nyine tutari abana be. Ubwo ngubwo nyine cyakoza yemeyemo abana 2 aribo nyine basaza banjye bakuru. Nibo yabashije kwemera. Ubwo urumva icyo gihe mama na papa bahise batandukana. Mama nyine niwe watwitayeho, atwitaho nyine aducira ishuro nyine ajya guhingira abantu ngo tubashe kuba twabaho. Ubwo urumva icyo gihe twabaye, icyo gihe hari no mu nzu ya nyakatsi niyo twabagamo. Igihe kiragera inzu za nyakatsi barazica nyine baradusenyera, tukaba nyine mu nzu ya shitingi tukanyagirwa, izuba ryavuye tukaryama, tubaho nyine muri ubwo buzima. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari ifite imyaka 8. Ubwo ngubwo nyine tubaho muri ubwo buzima. Ugejeje imyaka atanagejeje no muri 14 gutyo, uri hasi 13 mu bandutaga hakagiramo umwe uvamo akajya guhiga ubuzima i Kigali, n'undi gutyo nyine. Nyuma nyine nibwo twaje kubona nyine umuterankunga, kuko urumva icyo gihe twari tubayeho mu buzima bubi. Mama yirirwa ducira ishuro, imvura yagwa tukanyagirwa, nta n'imirima dufite yenda ngo yahinga mukaba yabasha kuba yadushakira imibereho. Tubona nyine umuntu badutera inkunga nyine batwubakira inzu, nyine tubona ahantu ho kuba nyine. Muri icyo gihe kuri iyo myaka ya 8 ntabwo inzu baduteye inkunga yo kubaka iyo nzu ya mama nyine twabayemo. Nari nujuje imyaka
10-11 gutyo. Yego. Nakubazaga kuri iyo myaka yawe 8 cyangwa se wageze ku myaka 10, ese wabashije kujya ku ishuri? Icyo gihe mfite imyaka 8 nagiye ku ishuri. Wagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye mu wa 3 primaire. Yego. Komeza bamaze kubakira inzu. Nyine bamaze kutwubakira nyine inzu, tubonye aho kuba. Mama nyine araguma turera muri ubwo buzima, twese nyine tugeraho turagenda, kuko urumva nubwo inzu yenda yo yari ibonetse, ariko ubushobozi bwo kudutunga bwo bwari nabwo. Ubwo nyine aho twagendaga nyine tubona akazi, hari utujyanye, twaragendaga tukajya gukora akazi. Ubwo urumva nujuje imyaka 14 nibwo njye naje i Kigali. Hariya watubwiye, ntabwo watubwiye ubwo buzima mwari murimo, mwari mutuye agana he? Twari dutuye mu majyepfo, hari Rusatira nyine mu karere ka Huye. Ugeze ku myaka 10 nibwo waje i Kigali uje gukora akazi ko mu rugo? Yego, nibwo naje i Kigali. Akazi wakajemo gute? Ni wakakurangiye cyangwa se warabatereka ngende i Kigali ndetse ko nabona akazi? Oya, ni umumama wanzanye. Ni umumama wanzanye anzana mu kazi. Ubonye akazi, noneho ubuzima bwakomeje gute nyuma yuko ugeze i Kigali ukabona akazi? Ubuzima nyine bwakomeje gutyo. Ahantu yamitishirije njyanye mu kazi ni hariya mu Gashyekero. Mu Gashyekero narahagiye sanga ni ukurera abana 5, hari abana 5, nkabarera, nkabafurira, nkabatekera ibintu byose. Nyine icyo gihe nta n'amazi bo bari banafite mu rugo, uwo mumama we yaranibanaga. Noneho ubwo urumva kurya byari bigoye, kandi yari yarambwiye yuko temerewe kurya abana batararya. Ubwo narabagaburiraga, hakaba ari ubwo bagezaho nyine bakarya ibiryo bakaba babimara, nkaba ari igihe mburaye cyangwa se mbwiriwe. Ubwo nyine ngomaza muri ubwo buzima, mbona nyine ngeraho nyine ndananuka, ndushaho mbaho ubuzima bubi burenze ubwo nari ndimo mu rugo, kuko nubwo mama yacaga inshuro akorera icyo 1000 cyangwa 800, ariko yaraduhahiraga, n'abaturage bakaba baduha ibirayi, ibyo bijumba se cyangwa se ubwo bugari, ariko tukarya. Uwo mama rero hari igihe nabwirirwaga nkaburara, nkabigenza gute. Noneho igihe nyine undi mukobwa wabaga aho ngaho abandangiye nyine akazi nanone ahandi. Wenda utarajya aho ngaho wabonye akazi handi, ubwo umuntu wakoreraga ntubashe kubona icyo kurya yarakwishyuraga umushahara wawe? Nahavuye ataranyishyura, kuko ukwezi kwanjye kwaburaga nk'iminsi 2 ngo kuzure. Komeza. Icyo gihe nyine nahavuye nyine, urumva ubwo nabonye inzara igiye kunyica, undi mugenzi wanjye nyine abandangiye akazi. Ndangiye akazi, ndangira akazi ahandi, ndagenda ndakora. Majije gukora ho bakamemba, ariko nyine mu gipangu habagamo abandi basore, urumva nari narabasanzemo. Nuko rero ubwo ngubwo yarambwiraga uti unkoropere, akaba yasigira n'imyenda cyangwa se n'inkweto, nkaba na nyine nabifura, kuko nabanaga n'umukecuru, urumva nta kazi nabaga afite. Iyo nazindukaga nkakora akazi nkakarangiza, urumva nagezagaho nkicara singira ikindi nkora, nk'uwo yaba yabisigiye, kuko nabonaga nta mutima mubi. Nuko nyine nyuma nibwo yaje kuza, kuko yari asanzwe azanye amafata, cyangwa se haba hanabaye n'ikirori bakundaga kuza abandi basore, hakaba ikirori akaba yambwira uti ngwino urye, cyangwa akaba yama n'iyo fata. Aza azanye ji, iyo ji nyine arayima ati ninywe, kuko urumva n'umuntu twari tumenyeranye. Shiduka nyine turyamanye. Muryamanye mu buriri? Yego.
ubwo nyine nakangutse turyamanye, ubwo nyine mvuze induru, we asohoka uko nguko yirukanka, abandi bantu nyine bihutira kwita banjyana hariya kuri Isange nyine kuri RIB hariya Kacyiru. umusore se wenda mbere yuko aguhereza iyo fanta ukisanga muryamanye, mbere yaraguteretaga, wabonaga hari ukuntu wenda kwifuza? Aya ntabwo yari bwambwire ngo arankunda, ntabwo yari bwabimbwira. Ariko wenda hari ibimenyetso wabonaga ko ashobora kuba ari umuntu ukwiyumvamo? Ntabwo nari kubimenya kuko nari mutoya, nari naranamenya n'ibintu byo gukundana kuko ntabwo nari mbizi, ariko gusa nyine yanyisanzuragaho nyine, ugasanga araje ati se nta biryo wahishije avuye nko mu kazi, byaba bihari nkaba nabimuha, akaba yabyuka ati Mariya ube wankoropera hariya mu nzu, cyangwa se ube wanafurira n'utu dukweto cyangwa se n'iyi myenda nkabikora. urumva ko wowe wamufataga nk'umuvandimwe, ntabwo wari uzi ko wenda ashobora kuba afite gahunda yindi. Hanyuma amaze kwiruka se wenda yabashije kugaragara ajya mu butabera cyangwa yagiye? Ubwo ntabwo ngiye kumubona. Urumva bari abapangayi, kandi igihe izina nari nzi nyine ni izina rimwe, baje no kurishaka nyine basanga ayo mazina siyo yiwe yakoreshaga. Kurabona abantu b'i Kigali ari igihe usanga umuntu afite akazi bamwita nyine ugasanga niryo yitwa. Bamwitaga gute? Bakundaga kumwita Sike. Sike? Sike cyangwa Siko? Sike. Sike. Ubwo rero nyine nyuma ubwo nyine basanga amazina asaye, aba nyine buri irengero nyine gutyo, bihabura n'umuntu nyine ubikurikirana. Ubuzima bwakomeje gute nyuma yo kwisanga waryamanye n'uwo musore utabishaka utanabiteguye? Nyine ubuzima urumva ubwo nahise nkomeza ubuzima bwo kwa muganga, nangira nyine kwitabwaho n'abantu bo muri Isange, baranganiriza. Hariya muri Isange haba hari abantu benshi bafite ibibazo, haba hari abagabo, hari abana, ariko cyane cyane uba usanga hari abana b'abakobwa. Gusa muri Isange uhasanga abamama nabo bakagenda, nubwo uba uri mutoya ariko nawe ubasha gushyira mu nyurabwenge ngo ubyumve nyine ibyo bashatse kuvuga, ko ugomba kwakira ibyakubayeho kandi n'ubuzima bugakomeza. Ubwo nyine bampaye imiti hariya muri Isange pe. Abana bo muri Isange bitabwaho cyane kurusha uko wabyumva, bakugaburirira ku gihe, bakaguhera icyo kunywa ku gihe, yewe uba usa neza nyine, mbese witabwaho kurusha n'umwana uri mu rugo. Uba urenze umwana uri mu rugo, keretse yenda abana yenda baba bitabwaho na ba mama babo bishoboye, ariko abantu bo muri Isange ndanabashimira cyane pe. Nabashimira kubera yuko ntabwo najyaga niyumvisha ko nzihanganira ibintu byambayeho, ngo namaze nyine kumara imiti bamaye, maze no kwakira n'ubuzima nanakinabyibuka, tanakinabitekereza ko ibyo byambayeho. Ndagenda nyuma nyine nza kurwara, majije kurwara subirayo. Urumva nayo ifite igipapuro kigomba kumvurizwaho ubuntu, nyine hakirirwaho ubuntu cyo muri Isange. Banjyanayo, njyayo, maze kujyayo bafata ibizamini byose babura indwara, bahita bafata ikizamini cy'inkari, asanga nyine ndatwite. Ubwo nyine nabwo bisaba yuko nyine nkomeza kubaho nyine n'iyo nda, ubuzima nyine bukomereza aho ngaho. Wasanze utwite, mvuga ngo uwo mugabo wagufashe ku ngufu cyangwa se uwo musore niwe wasanze ari baguteye inda? Yego, kuko nta wundi nayo narigeze mbonana nawe. Warabyaye ufite umwana? Narabyaye ifite umwana, ubu yujuje imyaka 3 n'igice, agiye kuzuza imyaka 4. Nyuma yo kubyara ubuzima bwakomeje gute?
icyo gihe nyine nahise manuka njya i Butare, bambwira yuko ngomba gukurikiranwa kuko urumva nari mutoya. Ndagenda nkajya nkurikiranwa, nkajya aca muri ekogarafe kubera n'ubuzima bubi, ugasanga umwana mu nda niyongereye ibiro, nta biro afite. Mbaho nyine ubwo buzima, ariko bakajya bagerageza bakambwira ati jya ufata aya mafunguro aya n'aya, jya ufata aya n'aya. Umwana ku mezi 6 nibwo yujuje yenda ibiro by'umwana aba akwiriye kuba yashyikaho, byo kuba yenda umwana w'amezi 6 yaba afite ibiro mu nda. Ndabyara, ariko icyo gihe mbyara mbazwe. Icyo gihe urumva ibyo byose no kunyitaho, urumva nta murwaza nari ifite, n'abo bantu bo muri Isange banyitagaho gusa, bakaba banyoza, bakaza bakoza n'umwana, nyine ikintu cyose bakanzanira n'ibiryo, ari amapapa y'umwana, ari imyenda y'umwana, ibintu byose nibo babimaye kuko nta bushobozi nari ifite. Ubwo ngubwo nyine umwana ahita ajya no muri kuveze. Icyo gihe umwana bari baradusezereye Kacyiru, njye maze kubyara. Icyo gihe umwana mujyana Kibagabaga ameze nabi. Kibagabaga niho bamuvuye ari muri kuveze, yari afite ikibazo cy'umwuka mukeya. Icyo gihe twamazemo amezi 3. Ubwo urumva muri ayo mezi 3 nabwo nta muntu nari ifite undwaje cyangwa se unangiraho. Urumva mama we yari i Butare, kandi icyo gihe hari musaza wanjye nyine nawe wari warafashwe n'uburwayi, nawe arwaye, nawe amuriho kwa muganga i Butare. Urumva twese nta muntu n'umwe twe dufite watugeraho. Ariko hariya Kibagabaga hakundaga kuza abantu b'abagira neza, abisilamu, abagatulika, abazungu, abantu benshi batandukanye, bakaduha amasabune, amata, ibintu byose n'amapapa. Narinze mava naragura papa kuko nta n'amafaranga nari nanafite, cyangwa se isabune ngo mbe nabura isabune. Ikintu cyose nanakibonaga kuko barazaga bakabaza abantu bababaye. Urumva ubwo iriya ogisijene bashyiraho umwana kugira ngo bamwongere umwuka irabara, kandi kiriya cyuma kibara amafaranga menshi. Icyo gihe barambwiraga uti jya kwishyura, ati umwana ntabwo turongera kuba twamuhereza umwuka utarishyura amafaranga. Hababwira uti rero mwandikeho umwana mumushyire ku mwuka, nigera ave ku mwuka. Nyine mbabwira yuko nta bushobozi mfite bwo kuba nakishyura ayo mafaranga yose icyo cyuma cyabaraga aterwa n'icyo cyuma kibara. Nkabwa ati mujye mwandika, tari igihe Imana izangirira neza nkaba nabona umuntu uzaza kwishyura. Kuko urumva abazanaga ibiryo hari igihe bafashaga abantu, hakaza nk'umuntu akavuga uti umuntu ufite aya mafaranga makeya navuge tube twamwishyurira abe yataha, yenda baramusezereye nyine baragufungiye mu bitaro warabuze ubwishyu, akaza akishyura. Ubwo nko mu cyumweru haboneka nk'umuntu, ngira amahirwe mura n'umuganga w'umugabo akundaga gukurikirana uwo mwana, baza baje kwishyurira abantu, akahita atanga igipapuro cyanjye, ya mafaranga bafagitiriye akabarishyuwe. Mbaho muri ubwo buzima, urumva namazemo amezi 3 nta na telefone, ntanahamagara n'umuntu. Urumva icyo gihe nta muntu nari kuba nahamagara, sinari kuba nahamagara mama nawe ubwo atorohewe. Ubwo nyine nabayeho ubwo buzima, nyine ndabyimenyera, mbaho gutyo, ariko sinigeze sonza. Nyine nari mbayeho ubuzima nk'ubw'abandi babayemo, kuko yenda usibye icyo kibazo nari ifite, ariko igihe cyose nahoraga nizeye yuko
nzabona umuterankunga akanyishyurira amafaranga yose bama umwana nakira. Koko uko nahoraga senga Imana nyibwira uti Imana nta muntu wo kuba we yafasha nabona, niko koko byagenze. Umwana baradusezereye barambwira ati wowe ugomba kuba wajya muri hari sare nyine ijyamo abantu babuze ubwishyu. Ubwo ngubwo iyo sare mbafasha umwana wanjye ndamujyanye nyine ngiye muri iyo sare y'abantu bafungiyemo nyine babuze ubwishyu. Ubwo hari hagezemo, urumva buri cyumweru bazaga kwishyura, kandi hari hagezemo amafaranga 380 n'utundi duceri turengaho, kandi buri cyumweru baranyishyuriraga, cyangwa se hacamo igihe kinini nk'ibyumweru 2 cyangwa 3. Ubwo iyo fagitire barayima ndayigendana y'ayo mafaranga. Ubwo ngubwo barangije babazanye abasekirite barinda kuri geti, barababwiye ati uriya mukobwa mumufotore mumumenye atazacika ibitaro, ntago arishyura. Amafaranga yarangaye icyo gihe? Icyo gihe nakubwiye ko byari 380 gutyo n'utundi duceri nka 40 gutyo. Icyo gihe haje kuza abazungu baje bazanye n'abantu b'abagatulika bakundaga kuzana ibiryo. Uwo munsi urumva naye bari basezereye mu masaha 9, ndaharara buracya nanone saa 5:15 nibwo baje bazanye ibiryo n'igikoma. Ubwo ngubwo barabiduha, turatangiye turariye. Ubwo ngubwo barambwiye, wa muganga barampamagaye arambwiye uti izana ya fagitire yawe, amafaranga yawe ubonye umuterankunga uyishyura ube wataha. Amafaranga yishyurwa gutyo, abarayishyuye nyine barangije bahita bampa igipapuro cy'isohora nyine ndataha. Ubwo watubwiye ko wakoraga akazi ko mu rugo, bajya kugufata ku ngufu bakagutera n'iyo nda. Uvuye kwa muganga watashye? Icyo gihe nahise naha mu rugo i Butare cyangwa? I Butare, nahise njya i Butare nyine njya kurera umwana nyine, mbaho nyine ubwo buzima nyine busanzwe. Nabona aho nkorera 1000 nkahinga kugira ngo nyine mbashe kubona icyo ndya n'umwana na mama nyine bose ngomba nyine kubagemurira. Icyo gihe nari nunzwe no kujya guhingira abaturage nyine bakama icyo 1000, bungiriye impuhwe akaba yama n'ibiryo, akaba yama ibiryo akanamemba nyine icyo 1000, kuko icyo gihe umuntu waguhaga 1000 ni umuntu wagukugiriye impuhwe, yenda abona wavunitse kandi ufite n'umuntu wo kwitaho. Icyo gihe bahembaga 800 ariko ngewe bamaga 1000. Maginga ya umwana ameze ate? Maginga ya navuga yuko yenda ameze neza cyane, kuko urumva n'ubundi n'ubu ngubu ni ngewe umwitaho. Ubwo nyine yaje kugera harakura, yuzuza imyaka 2. Yujuje imyaka 2 nyine shaka akazi, ndavuga uti reka umwana musigire mama. Urumva ntago nigeze niga, nta nubwo nigeze mba nabona n'ubushobozi bwo kuba nakiga nk'umwuga, basi ngo uwo mwuga ube wamviramo nk'ikintu nabasha kuba nakora. Nta kintu n'iki na kimwe nigeze niga, sinize n'uwo mwuga. Urumva akazi kanjye ni ukuba nakorera nyine nk'umuntu umaye akazi ko mu rugo. Icyo gihe naje guhise mbona akazi ko mu rugo nyine mba ariko njyamo. Urumva ni ubuzima bugoye kandi ntabwo byari byoroshye kugeza n'ubu ngubu. Ariko umuntu ashobora kwibaza, ese uwo musore ntabwo yigeze asubiza amaso inyuma byate wa mukobwa nshobora kumenya icyakurikiyeho? Kugeza na n'ubu ngubu ntago ndamubona. Ntago ndamubona,
kandi icyo gihe sinari nta na telefone nagiraga ngo yenda ngo yabaga nazi na nimero yanjye ngo arampamagara oya. Imyaka ibaye 3 n'igice naramubona. Watubwiye ko ufite umwana w'imyaka 3 n'igice. Ejo bundi mu kwa gatandatu azuzuza imyaka 4. Imyaka 4. Wenda birashoboka ko uwo musore yaba azabona iki kiganiro tugiranye. Ni nk'iki wamubwira niba aramutse ari kutwumva? Ngewe ikintu namubwira nuko mbayeho ubuzima bubi cyane kandi bwatewe nawe. Simbayeho neza pe. Umuntu buno nawe ushobora kuba wambona gutyo uti uriya mukobwa abayeho neza, ariko ntago ariko biri. Ntago ariko biri. Iyo umwana arwaye urumva uri umuntu umwe kumwitaho biragoye. Unakora none akazi ko mu rugo nta n'amafaranga menshi banaduha ngo basi ngo wabona uko wita ku mwana. Urumva nk'ubageze n'igihe cyo kwiga kumumenyera ibintu byose nyine umwana yakenera. Ikintu nge namubwira nuko yaneye agahinda kenshi agatuma mbaho ubuzima bubi cyane, kandi na n'ubu nyibubamo. Kuko nagezeho nkumva umwana wanjye namutanga, ariko sinigeze ntekereza kuba namuta. Kuko narebaga ubuzima mbayemo, nubwo atigeze abura umwenda wo kwambara cyangwa ngo nge ngubure, kuko abantu barafashaga nkabibona. Ariko nubwo bafashaga urumva icyo gihe naratashye njyaho ubundi buzima. Urumva ubuzima bwo kuba uhinga uhetse umwana, ubwo buzima buragoye cyane kandi bwo mu cyaro. Icyo namubwira nuko yamemukiye, kandi kugeza na n'ubu saha ntago ngiye ndamubabarira. Ubu ngubu mbayeho ubuzima bubi cyane, kuko ndatekereza nkavuga ati se reka nemere banuke banoteze bangire gute, ariko mbashe kuba nk'uko mama atadutaye, nk'uko data yadutaye akagenda akatwihakana, mama akatunambana akaturera, nanjye nkahita mvuga uti reka nanjye ntambe kuri uyu mwana nimba ari ako kazi, nubwo baba banoteza cyangwa bagira gute banuka. Kuko abantu dukora akazi ko mu rugo batubwira amagambo mabi cyane. Ariko nkavuga uti reka maranire uriya mwana basiyigire hejuru abe yabasha gukura. Nicyo kintu gituma nkomeza, kuko umuntu nyine ashobora kuba yambona ukomeze akibwira yuko mbayeho neza, ariko ntago mbayeho neza. Ntago mbayeho neza kuko mba mvuga ute se ninjya kureka kano kazi kari gatunze uyu mwana, kanatunze na mama n'uwo musaza wanjye ubana n'ubumuga, noneho ndagenda nkora iki? Sinize ngo nzabona akazi, nta mwuga nzi ngo nzajya kuwukora ngo ube wampa amafaranga. Nyine bigatuma ariyo mpamvu nyine namba muri ako kazi, nyine nkemera nkatukwa nkacibwa mu maso ibintu byose. Nubwo tutabyizeye 100%, ariko birashoboka ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo Siku ashobora kubona iki kiganiro. Ku giti cyaje cyo namubwira nuko uwo mwana nubwo byanyitse muri iyo nzira, ariko nuwe nta maraso ye, cyangwa se n'uwo bamuzi. Ushobora gusanga nk'abanaga mu gipangu hari mwabo bakivugana. Uwazabona ikiganiro avuga ati burya ufite umwana ushobora kwitaho, ushobora gufasha mama we, nubwo wenda utaramubabarira, ariko bishoboka ushobora kumubabarira bitewe n'impamvu runaka. Aramutse aje akasaba imbabazi namubabarira. Namubabarira, ariko nubwo namubabarira ntago yambwira ngo ngewe ngo tube twabana. Ntago nge nawe twabana. Reka tukubwire ngo ukomere kandi wihangane. Ni ubuzima ducamo bwa buri munsi butaba bworoshye, ariko kubasha kwihangana, kuba umenya ngo reka nkore kugira ngo umwana wanjye abeho, nabwo ni ubutwari. Ariko we umuntu ku giti cyawe abagabo bafata gute? Niba warakuze papa wawe agata mama wawe, cyangwa se akayihakana abana, ugafatwa ku ngufu n'umugabo akagutera inda, akagutera ibibazo byose, kugeza ubu ngubu
igitsina gabo n'abantu ufata gute? ntago ikosa ry'undi muntu ry'umuntu narihora abandi, ariko gusa ngewe nyine ikintu nyine kimbamo nyine kimbamo nuko abagabo atari beza. Icyo cyo kimbamo kuko igihe cyose mba mvuga uti nanagize n'uwo twahura tukaba twanakundana yenda tukaba twabana, nawe azambabaza n'ubundi nawe abe yanangirira nabi, ajye anoteza ambwira amagambo mabi, usange nyine n'ubundi birenze kubaho usubiye nyine muri bwa buzima nyine n'ubundi wari urimo, bugiye no kurengaho noneho, cyane ko nanafite n'umwana ugasanga wa mwana aranamubwira n'amagambo mabi rega. Ariko nyine abagabo nyine nge nta muntu w'umugabo njya nizera, oya nta mugabo njya nizera, ibyo yambwira byose mba numva ari ibinyoma. Ntabwo biba byoroshye, ariko ni ukwikomeza kwihangana no kuza kurwana n'ubuzima. Burya isi niko imeze, kandi ntabwo ari wowe wenyine, burya ni uko ari wowe utinyutse kubivuga, ariko nzi ko ni benshi baba bafite ibibazo bijya gusa n'ibyo bikomeye muri bumwe cyangwa ubundi. Ariko reka tubabwire bose muri rusange ngo bihangane, abo byabayeho nawe wagira ibyago bikamubaho nawe rwose agomba kwihangana, yihangana. Hanyuma rero numva ko uretse ku kazi ko mu rugo ntayo uvuga ati ibi nabivamo nkajya muri ibi ngibi wenda. Ngewe kuba navuga uti ndabona nava muri iki nkaba nakora iki, ndacyari mutoya, ikintu cyose nabasha kwiga nakiga nkagifata. Ariko ubwo bushobozi ntabwo nzita ku bantu. Urumva ubwo mu rugo nakubwiye yuko uwo musaza wanjye ubana ufite ubumuga ari mu rugo, ariko hari n'undi wundi umukurikira na mama. Ubwo turi abantu batatu n'uwo mwana wanjye, ubwo turi bane. Ninjye ugomba kuba nabishyura mituweli, nkabahahira, nkabamenyera nyine buri kimwe cyose nyine bakeneye. Ubwo rero nabasha no kuba nakiga n'uwo mwuga, ariko nyine ikibazo ni ubushobozi. Nyine ntabwo nabasha kuba nabona ubushobozi bwo kuba nakiga nk'uwo mwuga ngo mbe nabasha kuba nava mu kazi ko mu rugo, ngo mbe nabasha kuba nakora. Reka wenda twizere ko Imana ari ikizakora ikagira ikihindura. Ni ugukomeza gusenga hamwe n'uwaba agukurikiye avuga ati uyu muntu afite inzozi zo kuba yagira ikintu yiga, avuga ati uyu muntu namufasha gutya. Hari uwaba afite ikigo cyigisha ibintu runaka akavuga ati uyu muntu reka mufashe. Reka twizere ko uwadukurikira afite ubwo bufasha yabutanga, n'ubundi bwose bwaboneka akaba yabukugezaho. Byose birashoboka. Reka rero mbere ko tugara ku musozo, buryo umuntu wese afite ikintu atekereza cyangwa se ikintu kiri ku mutima, avuga ati reka nsangize abankurikiye. Ishobora kuba ubutumwa wagenera abantu badukurikiye, bwakomeza umuntu uri mu bibazo nk'ibyanjye, cyangwa se nshobora kuba nasaba ikintu runaka ku muntu udukurikiye. Utubwire ikiri ku mutima, ubundi tubone kugana ku musozo. Ngewe ikintu nasaba abantu bose badukurikiye ni uko baba bafasha abantu, n'ubundi abantu bahereye bafasha abanzi n'abatanzi, bagiye bose bafasha. Ikintu nababwira gusa ndabashimiye, kandi n'abantu bo muri Isange rwose Kacyiru ndabashimiye, Imana izabaha umugisha. Ikintu nabasaba ni uko baba bafasha nyine bakanera inkunga, nkaba nabasha kwiga umwuga, nanjye nkaba nabasha kuba nava mu kazi ko mu rugo, nkaba nabasha ngewe ikintu mba numva mu mutwe wanjye nakora, nabasha kuba nakora nakiga nk'imashini, nakiga nk'imashini. Nicyo kintu mba numva nabasha kuba nakora, nkaba nabasha kuba nava mu kazi ko mu rugo, nkabasha nyine gutunga umuryango. Ikintu nabwira n'abandi bantu badukurikiye ni uko batagomba kuba bakizera buri umwe wese.
kuko uwo nizeraga nafataga nka musaza wanjye wakangiriye inama, wakangiriye iki, niwe wamemukiye anera ibi bibazo byose. Nicyo kintu nyine, kandi nkanababwira uti nibakomere n'abagize ibyago nk'ibyo nagize, nabo bakihangana nyine bagakomera. Reka rero tugushimire, buri tugere ku musozo dushimira n'abakurikiye ibiganiro bya Yawe TV, tubabwire ngo nakagaruka, ciao ciao.